rwo dusa nkaho tuziranye uriya muntu ya mu boss yatuhaje cyane ahubwo se nagusoye ntakubangamiye ko bari kubaka bari kubaka bigira iki igiye kandi nkundana tuje nshaka tuje tukaganira nk'abantu bari mu rukundo nyine fisi utabyemera ko turi mu rukundo ariko nsobanura imyaka yose mumaranye na boss birashoboka ko umuntu mwakora imyaka ingana kuri boss ni umukoresha mwiza nanjye namubereye umukozi mwiza umva ntabwo byakanga gushoboka cyakora nanjye ndabiswa mu mwiza niyo mpamvu naje nyine tugakorana akagenda neza reba ukuntu waje muri kampani ukahita utubera umuyobozi sicyo birarenze nta mahirwe n'igihe mbayoboye nabi aya ntabwo ari nabi ariko nyine biragaragara ko mufite ikintu hagati aya n'ubu nabi nunyirwa ko ntuba n'umuntu ukibuza ahubwo nyine ugiye akunda akiye ahubwo nawe ukuntu yasinzira kubanya sinzi mba kubura umukozi mwiza gusa ukuntu yakumbwiye bize mukora mwiza ukagabura kubaka ariko nanjye ndebye uburyo nyine mubanye ndebye igihe mubanye mukorana hagati wawe cyane umuntu ari seriye buriya ibirembe gukora ahantu ukabangira bigaragaza ubuseriyeuse kandi umuntu ari seriye buriya ni urugo yakubaka iyo gahunda afite n'ubu sinabikubwiye nanjye yarabibwiye rero cyakunganije nyine byose ari kubwiye niba yarakubwiye ko naragukunze kuva nkikubona ariko igihe nta kintu yasizura biza rero abantu usiye twiga iwacu byananiye ariko abantu biva mu birigo ngo ntabwo bakunze kurisha ikintu kivuga ko cyose muri detail rero byose ndabizi arabibwiye sure agahinda I love you, je t'aime, napenda. Na nubona bivuga mu ndimi zose. Napenda. Njagala mukwano. Mwe banyasese. Nishimye ndasesa wasiko. Yine utsahise hanyuma none ari ndakara ariko uzagira nyine uzantwaro. Njye ndakare n'usahise n'ibintu by'usahise ko nakareza. Ariko naho ndaneze ko hari One and two. mpaka kandi ikamufoto y'inko warashaje babaye agakecuru muzima naguza buri keza mbeshya nawe kuntera isoni jiwe ndabona niwe nkunda kureba umuntu areba amusuca ikindi ngo muri byo umutima mwiza kandi nyitaho nzikuzwe nigeze ngira umuntu nyitaho mbaza ngo waranditse gute wagize ikintu kigeze kuba kiri ariko nyine kwa sinigeze mpeteshwa yari ngo nyiyo nayo kumetesha binkora ahantu niyo mpamvu nyine nisanga kenshi ntabwo kumva zabemera nyine to shazi zabaye
asigaye rero ikintu gisigaye n'ukuntu kumbwira ibyo ukunda ibyo wanga kugira ngo azajya kubabaza iyo gahunda iri like tugomba kubana uru wanjye ni wande mu cyangwa umuntu ubu ntagukunze nawe nawe tubigenda ikintu cy'ukundi cya kabiri umuntu nyereka ko turi kumwe yanyitayeho ko ari igimba bize n'akazi cyangwa se akazi yego kaba gakeneye n'akambere utagafite ntabwo twabaho ariko akazi nanjye nkaba ndimo ukaba uzi ko ngomba nanjye nkaba nk'akazi nakugiriye nkonyi nkakugira akazi bitwaye shuso yes let's go I'm fine. Sabrina, madanzanira ku mazi yo kunywa ngaho bamva naniwe. Sabrina, Madam. Sabrina. Sabrina, genda rwose genda ubuzi rwose ngurame nguragiye ngo Shema agiye kubabara. Shema ubwo Mariya dati va kuwa mbere Mariya wa mukobwa wo kwa Dorothea undi narabuze uko muzana ariko urankoreye wa mugore we none ntacyo wari umaze muri uyu rugo usibye kurya gusa no kuzuza inda se ni iki cyawe nzi ko n'umwana wanjye nari nkurikiye n'ubundi ntawo genda aho kanyogwawe n'ubundi wari unyicishije ipfungu ubu ngiye kongera mba umugabo nk'abandi inzu ibyago bigiye kwiberamo ntibigira uko bingana mpamagare ba Damascene n'ubundi dusubukure aho twari twigejeje.
good. Meze neza. Meze neza. Akazi karanyishe. Siwe n'ibiki. Wowe usimeze. Meze neza. Tangiye kuza kunyiha ugira usaba iki? Ko umuntu uje ufite agatima keza. Shona, ntacyo ariko nshumbe gusohoka. Sheje ngize ko kabiri ntabwo twasohotse. Usumva badaciyemo iminsi. Inga. Reka tujye dusohoka buri gihe, niyo twasohoka buri munsi se bitwaye iki? Hanyuma akazi tunazakora genda. Kazi nako uzajya ugakora ariko tunasohoke. Hari n'ikanzu ushaka kugura. Nzi no gusaba. Ariko wanza ukaza ukamugamo ukansomagura none urahura turuga. Ese ko akazi kaba kagutwaye. Akomba mari. Ubuzi ndi kugakora. Ubundi nkugisha bafata neza umugabo utoka. Uko yambikubwiye ntabwo kubera ubimbwiye ariko nshaka ikanzu nshaka gusohoka. Kazasohoka muri weekend kandi turi kuwa kane. Shobora ari kera. Vugisha ukuri ntabwo ari n'umunsi. Basi iyo kanzu yo ndajya kuyigura bari kunca 500. Nasi kwisurakara. Usaba ibintu birenye okay nta makanzu 3 amafaranga dufite tuzayakoresha iki? None se ejo hazaza tuzakora kuki udatekereza? Ese 500 ni menshi abanza neza. 500 tuyabitse nta kindi kintu cyavamo. Ejo ntabwo naza buri kibanza mwanda azaboneka uri mu kazi. Ako gitekereza ko tuzanabyara. Yego. N'umwana azaza dufite andi ariko nambaye nsa neza twanasohotse. Ndisi ni kubanza no gukoresha bizagenda gute? Sundo amafaranga dufite ni nanjye ni ngombwa ko nkora. Ate twabanza tukarya ufite. Ibintu by'amafaranga do. Ngaho amafone ngaho dusohoke shinzi nanze gusohoka. Haciye iminsi ngaho tudasohoka. Haciye iminsi 2 yo. None ngo tuzajya gusohoka muri weekend. Ni kera pe. Abari kera. Kuki dushaka kunyumbaza? Nawe nagushatse ngo dufatanye. Amafaranga ntabwo tuyatoragura shi. Nabyo. Bibaza nk'ubu abandi baruhutse ni sikonje no munsi dore ndi mu kazi. Twakabaye twasohotse. Ntabwo ari icyangombwa nuko tumaze tugashaka amafaranga. Bakuze ukuntu ukene bujyana. Manzi amafaranga njye gushaka iyo kanzu basi tubitekerezaho gusa muri weekend ntabwo naharindira ni kera. Ndabaza nuko tujya tumvikana ibintu kumwe. Ibyo no gusohoka gusa. Okay. Ejo mu myaka wibona gute mu myaka nk'itanu imbere nge nawe urugo bashobora gute? Uzaba rumeze neza ko ufite amafaranga. Kandi tugomba ubwo se dupfuye tutayariye. Reka dusohoke tugura imyenda ihenze. Igezweho. Kama bikubwira ukarakara. Amafaranga yaramvunjije. Uzayakoresha iki? Nzakoresha ibikwiye. Bikwiye kunsaba ibintu bidakwiye byo gusa. Bikwiye si unkunda? Ndakunda nakora buri kimwe ariko apana gusesagura. Amafaranga yaramvuye. Sizi mpamvu utabyumva. Ese ko umuntu utangurira ikanzu nshaka ngo nsohokane uzasohokana ndetse? Nza gusohokana wowe muri weekend. Ni kera. Makanya nikorera akazi turabiganira. Mbega unyuma.
Hallelujah. Ndabona abakiriya bimaze igihe kinini ntakora. Kubona ibintu kiraryoshera. Noneho nari ibintu birakomera. Cyose nifata nk'uko ndi bubenisha. Ko ntacyo. Sinema wafunze kubona twenda. Ndi gutekereza kuzajya gusura igituro cya mama. Nisikiye nkajyayo kandi ndakeka imyaka igiye kuba 21. So, just yeah. Ne? Tukajyana tugasura amafunda anafasha. Njyewe mu cyaro. Why not? Ntabwo byakunda. Njye ntabwo najya muri kiriya cyaro rwose, ibyo ubyibagirwa. Kibaye ikibuza uri gukora iki? Oya, ntabwo najya muri kiriya cyaro rwose. Ntabwo najyayo rwose. Ntabwo njyewe ndagusaba gusohoka ntidusohoke noneho njye mu cyaro. None ko yapfuye ubundi tuzaba tugiye kumuzura. Ntabwo najyayo pe. Uku kuntu nsa njye nkajya mu cyaro. Muri bari abantu. Muri ririya vumbi. Ngeza. Ntabwo byakunda. Akubundi kwiyemera ugira ukura. Ntabwo ari ukwiyemera. Kwiyumva cyane manshi baka. Ntabwo najyara mu cyaro. Kubona gusa none n'inzu nta modoka dufite tuzajyana n'imodoka yacu. Hari ahantu haba hari abantu bafite indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Tazabaho bananyanduza. Kandi umva ngiye bitihutirwa cyane. Ko ntabwo nagiye kumuzura, sibyo? Kuvuga nawe. Ndaguhakaniye. Ubwo yowe uziko bita gushinya. Ndaguhakaniye ntabwo najyayo. Igurse. Yego. Sije kucyumbabaza. Ntabwo ari kukubabaza. Niki nakora basi niki nakora bose ngo tubane neza. Ariko ndumva kubana neza atari uko nagiye mu cyaro ku gituro cy'umuntu wapfuye ntabwo tugiye kumuzura pe. Nawe si ngombwa rega kujyayo. Uwo mwanya twafata tugasohoka. Reka wongeye gusoni mama ageza nturengere, sibyo?
kugeza aho irengera ahubwo umwana kugira ngo upfushe umusaza yahita gusohoka